so hanyuma ndagira ngo tuganire kuri ikipe ya Barcelona nanone igikomeje kuba inkuru cyane n'uwitwa Marcus Rashford ukomeje gutsinda umunsi ku munsi. Rashford umunsi ku munsi umutoza Hansi Flick aramushyiramo, Rashford akaba undi mushya, imikinire ni sawa, ibitego, goal contribution, goal scoring ni sawa kuri Rashford. Rashford mu mikinire Hansi Flick ari kwerekana ibintu abantu benshi batari biteze. Rashford ari kwerekana ko Barcelona n'umukinnyi yarayikeneye ku giti cye ariko nawe yari mukeneye. Obita Marcus Rashford kuri statistique y'igihari amaze kugira uruhare mu bitego byinshi kurusha ubusatirizi bw'ikipe yavuyemo. Bwose ubuteranyije. Yego. Meaning iyo ni saison ifite ikinyuranyo gitandukanye. N'umukinnyi wamaze kwibona mu nkweto nyazo ari Catalunya, yaba ari mu bijyanye no kuba yahuza na bagenzi be, ikijyanye no kwitaba karame umutoza, ikijyanye no kumenya icyo bimusaba kuba ari umukinnyi ngenderwaho muri equipe ya FC Barcelona. Marcus Rashford so far muri match 12 yakoze magnifique, amaze gutsinda ibitego 5, atanga assist 5. Kandi ugiye kureba kuva kuri match ya Newcastle almost buri mukino ari kugira uruhare mu gitego. Bivuze yuko waba ari umukinnyi ukwereka yuko ndahari nagufasha wenyizere. Hansi Flick ni umwe mu batoza bazwiho kuba yagira icyizere umukinnyi atitaye kuri background cyangwa se kuri forme z'icyo yarahagarariye mu mwaka ushize cyangwa mu mikino ishize. We as long as abona mu myitozo uri kureponda neza fitness wise, kumva consigne ze, akugira icyizere akagushyira mu kibuga. Ikiba gisigaye ni ukwigaragaza. Iyo ni process Rashford yanyuzemo. Marcus Rashford yatsinze ibitego kuri match ya Newcastle. Marcus Rashford kuri match batsinzwemo na PSG yari yatanze assist. Kuri match ya Olympiacos yatsinze ibitego 2. Uwo ni Marcus Rashford. Iyo ugiye kujya muri La Liga nabwo still aza gusanga Rashford uremera uburyo bagenzi be. Rashford ikindi kisumbuye usibye izo forme ze, ngiye namaze no kuba mukundira uburyo arimo ari integra mu mikino ya Hansi Flick, uburyo ari kugenda ahuza umubano n'abayespanyol yasanze hariya abana baramaze cyangwa se abavuye mu mico itandukanye nka ba Lewandowski n'abandi bagiye batandukanye nkawe. Marcus Rashford kuba ari kubasha gusigariraho Ferran Torres wari umusimbura kuri atake, agasigariraho uwo bita Robert Lewandowski, bakaba banyuze muri zino match 3 zikurikiranya babasha kubona intsinzi. Nekeza ko Rashford mbere na mbere yo ni credit ikomeye. Kubera iki? Mu mwaka ushize twabonye equipe ya Barcelona ibura uwo bita Lewandowski bikajyaho Ferran Torres na Wakama, ubona ko ibintu byanze. Ariko muri iyi sezo bafite umuntu utari Rafinha cyangwa Lamine Yamal ushobora gukina ku ruhande ariko akaba yakina no kuri point agatanga umusaruro mwiza. Rashford ajya kugira sezo nziza muri United, bajya kumwanya amasezerano atsinda ibitego 34 all competitions, yakinaga kuri point. Abana barabyibuka kubwo umutoza Erik ten Hag banagiye kampanye nziza cyane muri Europa League, batsinda za Sociedad, batsinda za Barcelona, bazemereye nabi cyane. Rashford rero kuba ari umuntu ushaka gutanga iyo option nibyo Hansi Flick yasabye no mu mecha avuga ngo mgize amahirwe mukamereza umuhungu uri versatile, wakina ku ruhande rw'ibumoso, urw'iburyo no kuri point, yewe cyangwa se agakina nka second striker cyangwa se imyanya 3 muri yongo ariko by'umwihariko rutahezamu nimero 9 cyangwa se ku mpande zombi 7 ndetse na 11. Rashford icyo kintu aragitanga. Bivuze ko iyo versatility mbere na mbere imugira umukinnyi w'ingenzi. Rashford umutoza yifuje kumwifashisha mu kibuga ntiyamuburira umwanya. Icyo nego. Rashford ufite shortage y'umukinnyi nka Rafinha, Rashford yakina kuri 11 agatanga umusaruro. Rashford Ferran Torres navunitse na Lewandowski, Rashford uramukenera. Mbere na mbere rero buri yuri umukinnyi w'inizanyo, uri umukinnyi ukeneye guprove. Ikintu cya mbere ugomba kuba wakwemeza muri equipe nshya ugiyemo nuko umukinnyi w'ingenzi. Ese nitugukenera uritaba karame nibyo, ese bwo nidukenera option mu yindi myanya waba mahitamo Rashford ahwana raye. Rero mu kuba hari noneho bikajyana n'izo statistique bikajyana n'iyo mibare, nekesa ko Rashford yamaze kuba agaragaza ubushake mu gukatisha itike izamujyana na Thomas Tuchel muri Amerika, Mexique na Canada, kuba yamaze gutangira guteza umutwe muri team selection mu gihe ba Ferran baba bagarutse, ba Lewandowski na Rafinha muri equipe muri club ye. Bize ko Thomas Tuchel nawe arabitekereza yuko mu mahitamo ya rutahizamu wasiga
Watkins akaba umusimbura wa Harry Kane witekereza kenshi wishaka amahitamo menshi Rashford ari uburyo arimo aritwara mubona ko rero ni sezo nziza kuri Rashford ariko ikintu cya mbere namushimira nuko arimo aritaba karama aho bamukeneye naho tubona ngo it's against odds aho mudafite Rafinha Ferran Torres Lamine Yamal Lewandowski izo lineups zose yazibayemo kandi Rashford yatanze iki umusaruro kuri match ya Olympiacos wabonaga ko n'ibitego yatsinze Cedro uri nimero 9 urano umukinnyi ukwereka ko no muri ya situation isaba maturity n'ibitego yatsinze nk'igitego cya mbere ni igitego gisaba IQ iremereye cyane arahagaze abakinnyi barahagaze umuzamu afite anticipation yuko bagiye gutera kuri deuxième poto amutera kuri premier poto se muri igitego cya kabiri ibitego byombi yateraga kuri poto ya mbere aho gutera kuri fa poto yarwanaga no gucanga ibitekerezo by'umuzamu mbona ko rero icyo kintu kuri Rashford cyo kuba ira confidence yatangiye kumuzamu kwiyumva nk'umukinnyi uri grand nrekeza ko ni n'intwaro yabaherekeza no ku mikino nk'iyi bagiye kujyamo by'umwihariko nka El Clasico avuga ati wagaruye Rafinha ufite Rashford kuri point yaba ari umusaruro uri positive wakwitega kuri Santiago Bernabeu. So Shafi ngira ngo twari turi kumwe ku mugoroba ibitego Rashford yatsindaga niwe wanyibukije witwa Diego Maradona ari kugana na Harry Kane mbere yuko Diego Maradona yitaba Imana abwira Harry Kane ati we nuzajya ufesinga umunyezamu ujye umutera hana adatekereza ko watera cyane witwa Diego Armando Maradona yari yahuye na Harry Kane cyane ubwo ni equipe ya Tottenham Hotspur aramubwira ati nibyo uri umustriker mwiza ariko iga ikintu kimwe igihe umuzamu murebana mu maso cyangwa se ugiye gutera mu izamu mubeshesha amaso aho areba n'uba ari hutera abantu kugira ngo icyo kintu bacyumve umwe mu bantu babizi cyane ubundi kuri iyi si narayibonye Maradona bari kumwe na Pochettino baramusemurira mu kiwabo cyane Harry Kane ngo ni muri 2017 Harry Kane yari byagaragara ko akiri n'agapeti gato igihari kugira ngo ibyo bintu abantu babyumve umuntu ubizi cyane ubitsinda ubundi mu busanzwe we sinzi ashobora kuba ari impano yavukanye ubundi yitwa Kylian Mbappe afite ukuntu azamukana umupira akihenge ku muzamu akabona agiye gutera poto iya ruguru wenda iri nko mu bumoso umupira agahita awukaraga iburyo aho umuzamu yakabaye ni signature ye ari ukuntu Natseri yigeze kubimubaza arazamuka acenga agahita kubita ishoti aho areba aho kuritera aho ubundi Martinelli yarayatsinze nka kuri ya Martinelli yatsinze cyane ibyo rero nibyo uwitwa Rashford nayo ku mugoroba yakoraga ari byo Arane yarakomeje akoresheje ngo rivuga ngo ni ugukina n'ibitekerezo by'umuzamu ngiye ngiye gutera umupira uburyo magazemo umuzamu arabibona ko ari bugi bumoso ariko Bernardo nyikavinga iburyo hafi y'ahantu neza hagaze kujye hari ubundi bituvunika abo ubwo rero uwitwa Rashford arabikora ariko ni Rashford natangiye nanjye gukunda imitekerereze ye kuko uyu musore kuva akiri no muri equipe Manchester United bajya no kumutiza mu ikipe ya Aston Villa abantu barabyibuka yagezeyo naho agira imibare ariko akagira akantu k'Abongereza ko kwiyumva akavuga ngo njyewe ndi umukinnyi wagize ibihe byiza ni umusore ushobora kuba waragendeweho i Manchester wayihetse iyi equipe ibintu ni bibiri sindi bwemere ko iri buze kuneza Aston Villa nyeneye equipe turi buze iri buze kubibarasinga n'izina mfite Aston Villa rukuno sa nk'uwayisize nibyo i Manchester nibadashaka kuma ibyo bangomba cyangwa se n'umwanya ibifaranga ni byinshi nibabigabanya simbyemera ariko n'umwanya nawo ngombe ngubone nigera Manchester sino umukinnyi yo kwicara ninga byabindi ngo aho nambare nyindi sinza kwambara ubucocero ariko nibidakunda uwo mwanya ubuze ni hendi buki ko atari muri Aston Villa aza guhitamo ku mahitamo ye mu ikipe ya Barcelona bigendanye n'umutoza Hans Flick nawe wamwifuje biza guhura byahuye gutse rero uyu musore witwa Rashford ubundi muri equipe FC Barcelona muzamanze muyirebe mbere yo gukina umupira cyangwa se mbere yo kujya mu kibuga ku mukino w'ikipe FC Barcelona bisaba ikintu cya mbere kibanza kwiyamenya yakuza umupira icyo ni kimwe mbere yo guhuza n'abandi wowe ubwawe uri ufite ya karite yo kuvuga ngo nje umupira ndawuzi icyo nicyo kintu kiranga abantu b'i Barcelona wakora utuntu twaye ku mupira uko ubishaka ikiba gisigaye rero biba ari iyo tushe yo guhuza na equipe uburyo igendamo batangire bamenye umuvuzi witwa Marcus Rashford bamenye uko bigenda niba uyu munsi none witwa Marcus Rashford mu mikino ya Champions League ku cyitwa goal contribution ari uri imbere nkuko Arane yabigarukagaho avuga ibitego yagiye atsinda na assist biba bikwereka icyo bivuze imikino 12 niba ufitemo uruhare mu bitego 10 assist n'ibitego bingana ikikwereka ko equipe batangiye kujya mu mujyo wayo igihe rero kuri Rashford no gukomereza kuri izi forme asigaye agatera pressure witwa Thomas Tuchel kugira ngo ariko mu kwezi kwa gatandatu yagaruka muri equipe nationale umukinnyi ubanzamo equipe y'Ubwongereza igiye gushaka igikombe cy'isi cya kabiri
indi nkuru iri mu gihugu cya Espagne n'umukino wa El Clasico uri ku cyumweru saa 11:15 za hano mu Rwanda. Ikipe ya Barcelona, umusifuzi witwa Giri Manzano yagize gutya aha ikarita y'umutuku umutoza Hans Dieter Flick, amuha ikarita y'umutuku ku mukino Barcelona yakinaga na Girona. Nyuma yo kumuha ikarita y'umutuku, Barcelona iravuga iti tuzajurira ibi bintu ntabwo byemewe, ariko Patrick NDP7 byarangiye Barcelona ubujurire bwayo butewe utwatsi. Ni ibibazo bigendanye n'abasifuzi byagiye biba no mu mwaka ushize, abantu barabyibuka n'ubundi Barcelona ijya gukina n'ikipe ya Real Madrid, biba ngombwa ko Real Madrid banza gukora, yakoze ikiganiro kuri televiziyo ivuga ku musifuzi uzabasifurira, umusifuzi biranamurakaza cyane. Ubona ko hari ukuntu nyine ari ikibazo gikomeye cyane ku basifuzi bo muri Espagne muri iyi minsi, by'umwihariko Real Madrid ari ifite icyo kibazo. Kuri Hans Flick rero navuga ko barekaramaga kugira ngo barebe ko yatoza uyu mukino, kuko bazi icyo gutoza, icyo umutoza nyine nk'uyu yahagaze kuri bande tushe biba bivuze. Ngira ngo abantu bajya babona nka Arteta ari gutoza uburyo agendana n'abakinnyi be, adahari ubwo hari ikintu baba misinga nyine kubura umutoza mukuru uko byagenda kose, hari ikintu ikipe birimo irabura. Ni umukino ukomeye cyane ufite icyo uvuze ku rutonde rwa shampiyona, ni umukino ufite icyo uvuze no kuhazaza mu yindi mikino bakurikizaho, kuko baramutse bawutakaje byaba ari ikibazo. Ni umukino nahoze mbona bita Rashford avuga ko yaje nyine afite inyota yo gukina El Clasico, niyo ya mbere azaba agiye gukina kuva ageze muri Barcelona. Ariko nanone kuri Xabi Alonso nawe azaba afite akazi karemereye cyane. Navuga ko kujura bagaterwa utwatsi ni bibi cyane kuri Barcelona, ariko nanone bigiye gutuma tureba ese wo bita Thiago Alcantara we noneho watoza ibiki, ko bari bamurekuye barongera baramugarura. Niwe wavuga ugiye kuzaba toza ikipe ya Barcelona ku munsi wo ku cyumweru. Ni game ifite icyo uvuze, ariko still n'ubundi nko tukunda kubivuga, umukino n'ubundi wa derby hari ukuntu n'ubundi umutoza asa nkaho ari ugutegura abakinnyi mu mutwe gusa, kuko n'ubundi iyo bigeze mu kibuga abakinnyi nabo baba bazi icyo gukora. Ni umukino n'ubundi baba bashaka kwigaragarizaho, bimba babakinnyi tuba tuvuga ushobora no kumugurisha cyangwa se ukamwongera agaciro runaka. Ni handi tuvuga ngo wenda yaba ari Lamine Yamal se watwaye ibyo bikombe bya Copa Trophy, ariko yatsinda nk'uyu mukino ugasanga agaciro ke kariyongereye, uburyo abafana mubona, uburyo ki abayobozi bamubona, isi y'umupira muri rusange uburyo bamubona. Ni game n'ubundi ifite icyo kintu ivuze, kandi Hans Flick ntabwo ibyo bibujijwe muri dressing room, ashobora kuzajyayo akaba yabibabwira ibyo ngibyo, ariko ntagaragare kuri touchline. Gusa ntabakirengagiza ko nyine ari ikintu gikomeye bahombye. Ni game izaba ikomeye cyane, tugiye kureba Thiago Alcantara tureba se azaba atoza ibiki, kuko kuba ari umukino ufite icyo uvuze byo nta kubishidikanyaho. Ariko Hans Flick nyine ni ibibazo nyine byamugwiririye. So Alan, iyi match kuba Hans Flick atazaba hari bifite ikintu kinini byahungabanya ku musaruro wa Barcelona kuri El Clasico. Nekeza ko ahubwo bibahereza impamvu yo gutsinda. Gute? Kuko mbere na mbere uburyo abonyemo ikarita y'umutuku ku bakunzi ba FC Barcelona ndetse n'abakinnyi be by'umweko na Joan Laporte, bijyanye n'amagambo yatangaje kuri Giri Manzano avuga ati siwe wa mbere yahaye ikarita y'umutuku Neymar, Messi, ati tukimana kubona ko ari Giri Manzano twese twemera icyaha. Urumva nase yuko ni extra motivation y'uburyo Barcelona imiri yumva yuko decisions ziri kujya against them this season, uburyo amakarita, ibitego, uburyo VAR itari kubabanira. Rero kuba Hans Flick ari hariya hejuru, nari n'ijambo yatangaje nyuma yuko batsinze, bavuze ngo maybe kuba nahawe ikarita y'umutuku nibyo byatumye tugira gute dutsinda. Icyo yashaka gukomozaho ni spirit yahise ijya mu bakinnyi yo kumva yuko bagomba kumushakira iki justice. Bivuze ko rero nekeza ko yaba ari fuel, yaba ari ingufu ziyongeraho, icyo twakwita ngo ni added pressure cyangwa se added motivation ku bakinnyi ba FC Barcelona, ku buryo by'umwihariko kuri bano basanzwe ba Pedri, aba ba Fermin Lopez, ubwabyo ni ukubasunikira kumva ko umutozo uri muri stands byibuze gutanga iyo ntsinzi bijyanye na kuruse y'icyo barimo. Iyo mpamvu nekeza ko yaba ari impamvu ikomeye cyane, ariko sina motivation kuri Hans Flick kuba adahari kugira ngo bamuhereze ibyo byishimo ndetse no kuba bagira icyo bakurura muri La Liga, bavuga bati nibyo twahanwa twajya gute ariko intsinzi yabonetse. Ariko nanone muri title race hari icyo bivuze gutsinda Real Madrid, hari ukuba wayitsinda ugahita ufata umwanya wa mbere, hari ukuba watakaza ikakuyobora n'imeza ngaho utazi igihe izatakariza umwanya wa mbere. Icyo ni ikindi noneho ni direct rival. Tuzi yuko akenshi kuri aya ma ekipe intsinzi kuri Clasico ihita itanga top
ya sezo. Yego. Barcelona bimwe mu bintu byagiye biyimotiva la season ni ugutsinda Clasico ya mbere ikabatsinda ama Super Coupe birangira itwaye Copa del Rey birangira inasunitse muri Champions League. Yego. Ni igipimo muri Espagne ntabwo bameze nka Premier League aho buri match bari finale mu buryo bw'imikino ndetse na attention muri La Liga usanga Clasico cyangwa se na match ya Atletico Madrid yongereho nizo match hanini zikunda kudetermina umuntu igihe azamarira kuri forme zo kuyobora urutonde nanone ndetse n'ushobora guhabwa amahirwe ko yatwara igikombe nako motivation ni aba Hansi Flick gusa ariko nanone impamvu n'inyito y'uwo mukino. So hanyuma ikindi tugiye kujyaho turacyari kuri Barcelone, umukino bari bafite i Miami bakina n'ikipe ya Villarreal, n'umukino Villarreal niyo yari kuzakira ariko nyine Barcelone nayo kujya i Miami gakuramo ibiceri byinshi cyane. Shafi twagiye tubona itangazo rirasohotse nimugoroba rivuga ko uyu mukino wagomba kuzabera i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utakibereyeyo. Ni ibintu bisa nk'ibyatunguranye cyane kuko mu buryo njyewe nabibonagamo ubwo Magnifique naduha ayo mafoto muhaye mu buryo njye nabibonagamo nabonaga mu buryo buri politiko cyane kurusha wenda ibigendanye n'umupira w'amaguru kuko nabonaga mu buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ishobora kuba iri inyuma ya deal mu rwego rwo kugira ngo igihugu gikomeze kivugwe cyane cyitwa Amerika bakomeze bavuge bati nta n'igikombe cy'isi kizabera. Gusa hari akandi kantu twanakomoje cyane turi kugaruka kuri iyi nkuru tuvuga tuti icyo uwitwa Donald Trump ndetse na Amerika muri rusange babifuza si uko match ihaza gusa cyangwa ntihaza kuko icyo bakeneye ni ukwandikwa muri ayo mapeji y'ibinyamakuru bigiye bikomeye. La Liga kuvuga ko match izabera muri Miami byanze bikunze byahujwe na Lionel Messi bihuzwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibintu binegendanye n'ibyo twagiye tugaruka by'igikombe cy'isi na UEFA byose cyane byose babihuriza hamwe ariko icyagarukagaho cyane ni ijambo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami. Ibyo rero biba bifite icyo bisobanuye cyane ku bigendanye no kubrandinga igihugu cyane hazabera igikombe cy'isi. Byagarutsweho ni kimwe igihugu cyakomeje kiravugwa cyane cyane kigira aho giruzwa n'umupira w'amaguru nta nubwo biruze gushira biraza no gukomeza even if byaba byananze burundu barakomeza bavuga bati byaranze ko tujya gukinira i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hazabera igikombe cy'isi. Iyo nkuru ikomezwe ivuga gutyo. Gusa ni ikindi kintu nabonye gishobora kuba cyabayeho cyangwa se kikangwa bitewe na pressure kuri UEFA ndetse n'iyi La Liga bigendanye n'ibyabaye mu minsi yashize bagenda bavuga bati se Laporte yabaye yagiye kongera kwiyunga na UEFA kugira ngo barebe uburyo gahunda zimeze bigendanye na Super League ari ukuntu si imbaraga ziri kugenda zuzwa mu buryo bwo kubirwanya. Ibyo bintu byose uko kuvugwa cyane bagenda babahuzahuza bisa nkaho bishobora kuba byateye igitutu cyane La Liga ikavuga iti natwe reka dufate icyemezo ibi bintu dutangiye duse nk'ababivamo dushaka indi solution yashoboka kuko biri gufatwa nk'ibara kumva ngo visa Barcelona ugiye kwemera kujya gukina i Miami. Sinzi abakinnyi ubwabo bari kubishaka bari kubwira ko ari ibintu bitabaho kujya gukinira ku kibuga equipe nibura n'abafana bayo batazabasha kugerayo abenshi kubera ko nayo matike si make. Ibyo birutwa nuko wenda niba bitanashoboka washaka na ikibuga muri Espagne kindi bakagikiniraho ariko abafana mu equipe bakahagera bitanabaye na Espagne wibishyira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri buze kwambuka imigabane. Hari ibihugu bituranye na Espagne byiza kandi rwose bifite n'ibibuga byiza. Icyo gihe wenda nashaka no kuvuga ngo habayemo akantu k'urugendo niki shaka nk'igihugu niyo cyaba atari n'ikibura niyo cyaba cya Afrika nta kibazo. Iyo Morocco baraturanye no kwambuka gusa inyanja n'igihe gito abafana bazari benshi ariko ibyo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nekereza ko njyewe cyane cyatumye bipfa ari uko gutinya icyo gitutu kwa La Liga muri rusange. Barcelone ngo yari bukuremo asaga miliyoni 5 na miliyoni 6 z'amayero. Ibinyamakuru muri Espagne biri kwandika ko Barcelone ihombye bigiye gutuma budget batekerezaga gukura muri Amerika biguye minshije. No estimation nuko miliyoni 5 arizo bari bubone ngo by'umwihariko ni mucyo umufatanyabikorwa wabatumiye yari bubahereze ariko ubwo bijyanye n'amatike n'ama pourcentage barone ariko noneho icyo twakwita impact y'ibyari bugire mbere na mbere turatekereza kugurisha amajezi nibyo icyo kirahari n'ingaruka nyuma yaho y'icyo Barcelona yari attractinga ubwo bukera rugendo nyine ni miliyoni 5
ifatika kwikundisha muri Amerika abantu, urumva nyine ni ikintu kiri Yego, global yego. kuri Barcelona ntekereza ko nibyo kuri La Liga UEFA baraganiriye bemeranya yuko bitewe n'uburyo dosiye bayirance Yego. hari hakiri kare cyane yuko abantu babyemera yuko match yabera hanze y'igihugu kuko ugiye kureba press test zakozwe abakinnyi amasegonda 15 mbere y'umukino bavuga bati nitujya against y'ibitekerezo byabo yego tugaforsa tukajya kubikora aho ngaho tuzaba dukoze nk'aho ari itonesha kuri Barcelona na Villarreal Yego. bihabanye n'igitekerezo cyakagenze demokarasi y'icyo abamambure muri ligue bakagize basi yabonye abona yuko asa nk'uwirashe mu kirenge Yego. ariko avuga ati sindi bugendere ku gikomere reka nipfuke kuko amakipe yari yakomeje kwigaragambya Real na Getafe nabo barabikoze niba nigaragambya kugeza sezi irangiye bizaba bisiga sura ki federation Aha. na La Liga Yego. avuga ati nibyo hari damage yakozwe mu guhitamo yuko match yaberayo ariko reka dukumire ingaruka Byagira. zisumuyeho kuko sofa nimba Real Madrid yari imaze guspia headinga iyo campaign ama equipe yose yamaze kubyakira Yego. no muri Paris Saint-Germain mu bakinnyi nabo Kapiteni batari yarabitangaje ati kumvike. wapi. nicyo cyemezo none banabwira bati ese iyo twese muduhereza ijambo kuri iki kintu tukagifataho icyemezo Yego. bivuze ko yari Laporta Tebasi n'umuyobozi wa Villarreal Yego. abo batatu na Seferi wabashyigikiye ndetse n'umunyamerika wabigiyemo Yego. abantu batanu rero kwemeza dosiye nk'iyi yambukiranya inyanja abandi bantu almost 300 batabigizemo uruhare iyo dosiye kuba successful Yego. biragorana bivuze ko byari nka byazasanga La Liga igifatiranwa no muri decision zindi z'ahazaza bitewe nuko yemeye iyo dosiye so kwikiranura nibyo byose bivemo ahubwo wenda dosiye next time uzayiransa ari inyungu rusange Yego. uvuga uti buri journée tuzatugira match ibera hanze wenda ha cyangwa se muri buri kwezi twagiramo match imwe ariko kuruta uko byagaragaye yuko uri kwita ku bibazo Barcelona ifite ugasikamira inyungu rusange z'abandi bamambure ya so nibyo ngibyo rero ubwo abantu mubyumve neza cyane tariki 21 z'ukwezi kwa 12 match yagomba kubera kuri hariya kuri Hard Rock Stadium stade y'ikipe Inter Miami muri leta zunze ubumwe za Amerika niho match yagomba kubera ya Villarreal na Barcelona ariko babyanze byarangiye byasubitswe match izabera kuri Estadio de la Ceramica ku kibuga cya Villarreal ubwo icyo twababwira ni icyo ngicyo byarangiye byanze hanyuma ubwo ngubwo kuri Barcelona mubyumve neza rwose amafaranga nyine ubwo barayahombye nta kundi none bigende Barahiye bite rwose. barahiye nanjye ndi kumwe nabo Eh. ibi nyine byari guteza urujijo ni no ku nyine bigaragara Byari ko guteza hari umwiryane. abantu uriho Yego. ntabwo ari byo kandi n'ubundi shampiyona n'ubundi ni shampiyona nyine ikinirwa imbere mu gihugu Yego. iyo utangiye kuyijyana hanze uba uri kuyimayoba abo banyagihugu kandi pre-season Yego. ubundi nicyo baba barazikoreye bajya gukinira hanze yazo Ya. nanjye nshyigikiye ko bakinira imbere so